Shuti mukundwa mudukurikiye twongeye kubasuhuza. Imana ibaha umugisha mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe iyi ni Girugali Gospel TV. Ni channel tunyuza ijambo ry'Imana, ni channel tuvuga Imana tukavuga ko igira neza, ni channel tuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka akajya mu ijuru. Niyo gahunda yacu. Mbere na mbere ndashimira abantu babana natwe umunsi ku munsi. Hari abadusengera, Imana ibaha umugisha. Hari abamama badusengera, abapapa, ababyeyi badusengera umunsi ku munsi, Imana ibaha umugisha. Ndashimira cyane abantu benshi ku migabane itandukanye badusengera kandi Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye ngiye kubabwira, ariko mbere na mbere reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimiye kubw'uyu munsi uduhaye. Watanze ingabo nyinshi ziva ku bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni ukuri wongere kubana natwe muri iri jambo. Abazaryumva rizabafashe kandi rizagira bakura rigere naho ribageza. Imitima ya benshi izahinduke, hazaboneke benshi bakizwa kubw'izina ryawe rikomeye. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye ngiye kubwira abantu bagiye kumurikira. Ngiye kubwira abantu ijambo rivuga ngo mbere na mbere banza ugire ijambo ry'Imana. Nugira ijambo ry'Imana uzaba ufite ubutunzi. Nugira ijambo ry'Imana uzaba ukomeye. Nugira ijambo ry'Imana uzaba umeze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare akomeye, nta kintu kizakunyeganiza. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange muri Matayo ibice 7. Ndahera ku murongo wa 24 noneho ngeze ku murongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Matayo ibice 7 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 28. Tite iravuga ngo inzu yubatse ku rutare niyo ku musenyi. Ku murongo wa 24 reka dutangire. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yigishaga nk'ufite ubutware ndetse n'abanditsi babo. Imana ishimwe cyane. Yesu umunsi umwe abantu baramwegera babaye benshi, ababwira ijambo ryiza cyane nakunze. Ababwira ijambo ry'abantu babiri bubatse kandi bose bari bubatse, ariko buryo ki bubatse byari bitandukanye. Yesu ababwira umuntu wubatse ku inzu ye ku mutare, yongera ababwira n'undi wubatse ku musenyi. Abo bantu bose baratandukanye. Yesu arababwira ngo umuntu wubatse inzu ye ku rutare ni umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikurikira agakora ibyo rishaka. Uwo muntu aba akomeye, uwo muntu ntanyeganyega. Yesu arangije arababwira ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akarikurikiza agakora ibyo ashaka ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Ni ukuvuga ngo imvura iragwa. Iyo imvura imaze kugwa, imiyaga ikaza, imiraba ikaza, byose bikikubita kuri iyo nzu, ariko iyo nzu ntabwo igwa, ntabwo inyeganyega, nta kiba, kuko iba yubatse ku rutare. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, umuntu ufite ijambo aba afite ubutunzi bukomeye. Mu yandi magambo, umuntu ufite ijambo aba afite gukomera gukomeye, ntabwo anyeganyezwa, nta kantu kamutera ubwoba, kuko aba afite ijambo. Ijambo ni ubutunzi, ijambo ni ugukomera. Iyo imiraba ije agasanga afite ijambo, ntabwo acika intege. Iyo ibyago n'amakuba bije bigasanga afite ijambo, ntabwo acika intege. Uwo ni we Yesu yageragije nk'umuntu wubatse ijambo ku rutare. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu icyubahiro cyane. Umuntu ufite ijambo y'intambara zije ahubwo
arakomera agakomeza ashaka umwami. Umuntu ufite ijambo iyo yakomeye ibyago bikaza nta kimunyeganyeza, ahubwo arakomera. Mu yandi magambo, agaciro ni uko ufite ijambo ry'Imana, agaciro ni uko ufite Yesu, agaciro ni uko ufite amagambo. Ntihazagire uwo kwiremeraho, ntihazagire uwo guca intege ufite ijambo, ntihazagire uwo kunaniza mu rugendo ufite ijambo. Iryo jambo ni asiranse igufasha mu byago no mu makuba. Iyo byo bije ku mukristo afite ijambo ntabwo acika intege. Iyo ibibazo bije ku mukristo afite ijambo ntabwo acika intege. Icyambere ni ijambo ry'Umwami Yesu Kristo. Ijambo riradukomeza mu gihe twabuze ibisubizo. Iyo ufite ijambo ryavuzwe n'Imana, ijambo riradukomeza nta yandi mahitamo. Iyo ufite ijambo ryavuzwe n'Imana, uwo muntu ufite ijambo arakomeye. Yesu yamuvuzeho amugereranya nk'umuntu wubatse inzu yo ku rutare. Imana ishimwe cyane. Umuntu ufite ijambo nta kimunyeganyeza. Imana ishimwe cyane. Yesu arakomeza ageze hepfo avuga n'undi muntu wubatse inzu yo ku musenyi. Imana ishimwe cyane. Umuntu wubatse ku musenyi nawe ibyago byaraje bimugira nka wa wundi wubatse ku rutare. Ibyago byaraje, umuyaga uraza ariko yubatse ku musenyi, amakuba araza ariko yubatse ku musenyi. Yesu arababwira ngo umuntu wubatse ku musenyi, ibyago biraza, imvura iraza, imiyaga iraza, ariko bisanga yubatse ku musenyi. Ikintu cyabaye nta kindi, iyo nzu yarasenyutse. Ngo ariko gusenyuka kwayo ngo kwabaye kunini cyane. Bishatse kuvuga ngo umukristo udafite ijambo, ibibazo biraza akavuga ngo ndapfuye. Umukristo udafite ijambo, intambara zikaza ahubwo akajya mu bapfumu. Umukristo udafite ijambo, ibyago n'amakuba biraza ahubwo akamanika amaboko. Ariko ufite ijambo ahubwo urakomera. Ariko ufite ijambo ahubwo ushikama muri Kristo. Ahubwo ufite ijambo ubona ko kwiza. Imana ishimwe cyane. Ubundi buzima tubayemo nta kindi uretse Yesu Kristo niwe udufasha mu ntambara. Nta kindi, Yesu Kristo niwe udushyigikira muri byose. Nta kindi, Yesu Kristo niwe udushyigikira mu rugendo tunyuramo kugira ngo adushyigikire muri byose. Nta kindi ngiye nshaka kubwira umukristo, ntihazagire umuntu ugutera ubwoba akunanize ufite ijambo. Ntihazagire ibyago byagukura umutima ufite ijambo. Ntihazagire umuntu waguca intege ufite ijambo. Mu yandi magambo, iturufu ni ijambo. Ijambo ryavuzwe n'Imana, ijambo ryahumetswe n'Imana. Iryo ni ryo ridushyigikira. Ridushyigikira mu gitondo, ridushyigikira saa sita, ridushyigikira na nijoro. Nta byadutera ubwoba. Imana ishimwe cyane. Mu kuvuga ngo ibyago biraza, imivu iratemba, imiyaga iraza, ibiduhiga biraza, ariko dufite ijambo tuba dukomeye kuko twubatse ku rutare. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Umunsi ku munsi umukristo, Imana ishimwe cyane, aba agomba gutekereza Imana, akayitekereza iminsi yose, agatekereza Yesu. Yesu niwe mufasha wacu, ni umufasha udufasha mu byago, udufasha mu makuba. Iyo dufite Yesu tuba twubatse ku rutare. Iyo dufite Yesu tuba twubatse ku rutare. Nta kitunyeganyeza, nta kiduca intege kuko dufite Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu udafite Yesu rero, iyo ibyago bije biramufatira, bikamukubita, bikamuca intege, bikamunaniza, akaba rwose akananirwa cyane. Imana ifasha abantu badafite Yesu ahubwo bamubona. Imana ishimwe cyane. Naje gusanga no mu nsengero harimo abantu bajya gusenga, bakajya mu gitondo bagasenga ariko nta jambo. Ibyo bigisha nta jambo. Akajya mu gitondo nibyo bamwigishije bikanyura mu gutwi bigahindukira mu kundi. Ntabifate, ntabishyire ku mutima. Ariko none iri jambo ry'Imana turishyire ku mutima, tugendane naryo misi yose. Niryo rizadufasha. Nta mwene wanyu, nta nyoko, nta banko bagufasha mu byago, ariko irya jambo ufite mu mutima wawe, za nzira zijya mu ijuru, za nzira zikujyana i Siyoni, nizo zizagushyigikira. Abantu nk'abo Imana irabemera. Imana ishimwe cyane. Umuntu nk'uwo rero iyo ahuye n'ibyago n'amakuba bishe, uburwayi buraza akajya mu bapfumu, ubukene bwaza akajya kwiba, kuko nta jambo. Aba yubatse ku musenyi. Ariko umukristo ufite ijambo arakomera rwose. Umukristo ufite ijambo nta kimunaniza. Ibyago biraza akavuga ngo Imana yavuganye nanjye. Intambara zizaza akavuga ngo Imana narayisenze. Ibyago n'amakuba byaza ntabiha amatwi, ahubwo
barishwe cyane. Ijambo ry'Imana niryanga amaso. Y'ibyago bije afite ijambo, Imana ishimwe cyane, nta kimutera ubwoba kuko aba yaraseze Imana. Y'ubukene buje aravuga ngo bwa bukene bwe ntabwo bwitayeho, njye Imana narayisenze hari icyo yavuganye nanjye. Y'ibyago bije n'amakuba ntabwo ibyago n'amakuba byitaho, aravuga ngo Imana yanjye narayisenze hari icyo yavuganye nanjye, hari n'ikizakora. Imana ishimwe cyane. Bakristo bene data, bantu badukurikiye, nta kindi mbabwira kuri uyu munsi. Agaciro ni ukuba ufite ijambo, ibyiringiro ni ukuba ufite ijambo ryavuzwe n'Imana ku buzima bwawe. Iyo nta siranse ntacyo waba, n'inzitirabugwe n'inzitirabupfu ufite ijambo nta cyakunyeganyeza. Uwubatse ku rutare nta cyaguca intege, uwubatse ku rutare ufite uburinzi. Iyo ibyago bije ahubwo urakomera ukavuga uti kuko Imana yavuganye nanjye ntacyo nzaba, mfite ijambo ndabitse ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Rero bantu badukurikiye ni ukuri, ndagira ngo mbabwire, umunsi ku munsi dushaka Imana, umunsi ku munsi dushaka ijambo ryavuzwe n'Imana, niryo rizajya ridufasha, niryo rizajya ridushyigikira. Umukobwa ufite ijambo yahuye n'ibyago ahubwo arakomera. Umumama ufite ijambo yahuye n'ibimugerageje ahubwo arakomera. Imana ishimwe cyane. Ariko wa wundi udafite ijambo, yahuye n'ibibazo aranyeganyega, agata umutwe, akikorera amaboko kuko yubatse ku musenyi. Ariko ufite ijambo uba wubatse ku rutare. Ndagusabira ijambo, iryo jambo nta rindi ni ukubaha umwami, ugakora ibyo ijambo rishaka, ugakora ibyo Imana ishaka, ugakiranuka iminsi yose, ugakiranukira Imana saa sita, ukayikiranukira ku mugoroba, ugakora iminsi yose ushaka Imana uyikiranukira. Iryo ni ryo jambo. Imana ikunda abakiranutsi, ni ukuri. Imana ishimwe. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi cyane, ariko Imana imukiza muri byose. Imana ishimwe cyane. Hari irindi jambo nakunze riri muri Bibiliya ngo Imana ishimwe cyane, ngo njye nari umusore ngo none nashaje ariko sinari bwabone umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Nta muntu ufite ijambo wavuganye n'Imana uzasabiriza. Nta muntu ufite ijambo ufitiye wabanye n'Imana wayiseze by'ukuri, akayishaka by'ukuri, akayiha umwanya we, akayiha ubutunzi bwe. Uwo Imana imwitaho, uwo Imana ibana nawe, uwo rwose Imana igendana nawe kuko afite ijambo. Uwo kandi ni ukuri arakomera, agashyigikirwa n'ubuntu bw'Imana. Uwo rwose arakomera, aba yubatse ku rutare. Ibi ni byo Yesu yabwiye imbaga y'abantu benshi bari baje ahari, arababwira ngo mwubake ku rutare. Wubatse ku rutare nta kimunanira, nta kimuca intege, nta kimurwanya. Wubatse ku rutare ibyago biraza gakomera. Wubatse ku rutare intambara ziraza gakomera kuko yubatse ku rutare. Nshuti mwene data mudukurikiye rero, nta kindi kukubwira, wubakwe ku rutare, wubakwe ku rutare. Nubaka ku rutare uzaba ukomeye. Nubaka ku rutare imivi izaza, intambara zizaza, ibiguhiga bizaza, ibikurwanya bizaza, uzabubatse ku rutare. Imana ishimwe cyane. Wubake ku rutare, ushaka Imana, uzaba ukomeye, uzaba ufite ubutware. Ariko ibyago nibiza ugasanga wubatse ku musenyi, iby'Imana uzabivamo. Ibyago nibiza ugasanga wubatse ku musenyi, ntabwo uzakomera. Ndagusabira ku rutare, ubutare rwose uzaba ukomeye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze mbwira abantu badukurikiye, nta kindi kukubwira, bantu ushaka ijambo ry'Imana. Nushaka ijambo ry'Imana, ibyago bisaza bisanga ufite ijambo. Abakurwanya basaza basanga ufite ijambo. Ubukene buzaza busanga ufite ijambo. Uburwayi buzaza busanga ufite ijambo. Ibiguhiga bizaza bisanga ufite ijambo. Byose bizakuzaho, bizakwikubitaho. Nibisanga ufite ijambo bizasanga ukomeye. Bizaba bimeze nka yanzu Yesu yavuze yo mwubatse ku rutare. Ariko ibyago nibiza bigasanga nta jambo, uzanamuka bose. Ibyago nibiza bigasanga nta jambo, uzacika intege. Uzaba umeze nka wa muntu Yesu yavuze
wubatse ku musenyi ngo inzu ye yaraguye ngo kandi kugwa kwayo kuba kunini cyane. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese namusabiraga ngo agire ijambo ryavuzwe n'Imana, abane n'Imana, ashaka Imana iminsi yose, ashaka Imana amanywa n'ijoro. Imana ishimwe cyane. Reka soze ijambo ryanjye mbwira abantu rwose mbere na mbere dushaka ijambo. Nitugira ijambo rizaducira inzira, nitugira ijambo tuzabona uburyo bwo kubaho, nitugira ijambo nta mitego nta bizatwitamika kuko dufite ijambo ryavuzwe na Yesu Kristo, ryavuzwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe udukurikiye rero birashoboka ko waba udukurikiye utarakira umwami Yesu n'umukiza, ariko aka kanya fata umwanzuro ushaka Imana ukizwe, ushaka Yesu akubere nk'umwami n'umukiza, ushaka Imana akuyobora inzira zose unyuramo. Iyo uyobowe n'Imana ntabwo wayoba, inzira zose unyuramo iyo uri kumwe n'Imana ntabwo unanirwa, inzira zose unyuramo iyo uri kumwe n'Imana ntucike intege. Ibyago biraza ugakomera, ibyago biraza ntabwo ubyitaho kuko Imana izagutabara, kuko Imana izakurengera. Ndagusabaga rero aho utarakizwa wegere ushaka Imana, wegere umupasiteri ukwegereye, wegere insengero zikwegereye, ubwire umupasiteri tigere mfashe umwanzuro. Yego ibyago n'amakuba birahari, ariko mbere na mbere ibyago nibiza bisanga ufite ijambo tigenda shaka kwacu umwami wese umukiza. Imana ibahumugisha rero mwebwe mubana natwe, mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, ndabasabira umugisha cyane. Iyi ni Girugali Gospel TV. Imana ishimwe cyane. Ni umurongo twashyizeho wo kugira ngo tunyuze ivugabutumwa, ni umurongo twashyizeho wo kugira ngo tubwire abantu ko bakirwa Yesu umukiza, ni umurongo twashyizeho wo kugira ngo tubwire abantu ko Imana iriho kandi Imana ikora kirengera abayo. Imana ishimwe cyane. Wewe warudukurikiye rero nakubwiraga ngo mbere na mbere banza ugire ijambo, uzaba umeze nk'umuntu wubatse ku rutare nta kizakunyeganyeza. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze rero dusenga. Mana ndagushimiye kubwari barukurikiye, kubwari babanye natwe, bari ku migabane itandukanye, bari ku bihugu bitandukanye. Mana iri jambo baryumvishe rwose, kandi ndagushimiye ko abagiye gukizwa, abagiye gushaka ijambo, abagiye gushaka kubaho. Mana ndakwereka noneho n'abafite intambara, abafite ibibazo, ibibarwanya, ibibashaka, abo bose Mana ndabasabiye rwose ubarengere kandi ubatabare, ariko mbere na mbere Kristo ubaha ijambo. Urakoze Mana kubwira ijambo ryawe kandi rigiye gukora icyo ushaka ku bwoko bwawe. Urakoze kubyumvishe, bisabye n'izina ryawe rikomeye. Amen.